Intambara yo Kurucunshu. Iyi ni imwe mu ntambara zizwi cyane mu mateka y'u Rwanda. Abazi amateka y'u Rwanda iyi barayizi kundusha. Ngo ni intambara yahereye muri Nyaruguru, aho umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yimikaga Mibambwe Rutalindwa ndetse n'imihango yose ikubahirizwa. Uyu Rutalindwa yimitswe ari mu kigero cy'imyaka 22 kandi afite abana batatu ari bo Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira. Irage ry'abami n'umurage w'ingoma kimwe mu bice byari bigize ubwiru. Rwabugiri yabishinze abiru b'inkoramutima kabisangwa bya Rugombituri na murumuna we Sehene ndetse na Mugugu wa Shumbusho akaba umutware w'ingabo z'abarasa. Aba rero ngo yabashinze kuzashyigikira Mibambwe Rutalindwa anabaraga ibyizungura. Kuko amateka abigaragaza, nyina wa Rutalindwa ari we Nyiraburunga yari yariswe na Rwabugiri ahorera nyina Murorunkweri wari waratanze yishwa abeshyewe ngo aratwite kandi cyarazega ku mugabekazi. Ibyo byatumye Rwabugiri aha Mibambwe Rutalindwa umugabekazi w'umutsindirano ari we Kanjogera. Nyina wa Rutalindwa ari we Nyiraburunga nubwo bwose yari yarapfuye mbere y'uko umuhungu we yima ingoma, yari umukonokazi. Umugabekazi w'icyitiriro wa Rutalindwa ari we Nyiramibambwe Kanjogera yari umwegakazi kandi abega n'abakono ntibacanaga uwaka. Uwa Kigeli Rwabugiri yarakoze ibi nta kuntu bitashoboraga gukurura umwuka mubi muri iyi miryango. Uwo Kanjogera yari umwega adahuje ubwoko n'uwabereye umugabekazi. Byongeye kandi Kanjogera nawe yari afite umwana w'umuhungu Musinga washoboraga gutegeka, cyane ko nyina yari nk'umugwakazi kuri Rwabugiri. Abega rero ngo babonye Rwabugiri akoze ibyo biyemeza gucyura ingoma ibwega bimika umuhungu wabo Musinga. Umugambi ukaba waracuzwe ahanini na Kanjogera na basaza be aribo Kabare na Ruhinankiko ndetse na Rwidegembya rwa Kigenza cya Rwakagara wari umwisengeneza wa Kanjogera. Kugira ngo uyu mugambi wo guhirika Rutalindwa ugerweho, abamurwanya bahereye ku mayeri yo kumumaraho amaboko yaramushyigikiye. Ni ukuvuga kwikiza bamwe mu bikomerezwa byari bimuri inyuma nka Bisangwa, Sehene, Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Bisangwa yari umutware w'ingangurarugo yaguye mu rugamba Ishangi yoherejwe kurwanya abasirikare bari bavuye muri Kongo. Yari ubukonde bwa Leopold wa kabiri, umwami w'Ababiligi. Mu gihe bamwe bahungaga barimo na bene Rwabugiri, Bisangwa ngo yaba yarivugiye ubwo ati mpunze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumvikana, none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahunga ngana ni hehe? Nuko yanga guhemuka yiyahura asatira umubigi Liyetona Sandra amukubita isasu mu gahanga. Bisangwa agwaho amaze kuvuga ngo uwanyoye amata y'ibwami ayishyuza amaraso. Sehene wari umaze kugabanya ibya mukuru we Bisangwa ngo yagiriye inama Rutalindwa yo kwikiza Musinga akamwica kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubutiganya ritamuruka. Ariko biba kugosorera mu rucaca kuko ngo Rutalindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Sehene uyu yaguye mu gico cy'abantu bararitswe na Kabare baramwica nyuma y'uko abega bamenye ko yashatse kugambanira Musinga. Mugugu wa Shumbusho umwe mu nkoramutima zo kwa Rutalindwa, Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko babanje kumwangisha umwami Rutalindwa, nawe yemera amabwire aramutanga. Abo bega bohereza ingabo zo kumutsinda iwe, nawe agerageza kwirwanaho. Abonye yukarizwe yitwikira mu nzu hamwe n'abe n'abavandimwe be barimo Semukamba na Karwanya. Naho Muhamyangabo mwene Byabagabo wari umunyinya w'umugunga akaba yarashinzwe urugo rw'umwami rw'i Kigali rwacungagwa na Musomandera muka Rutalindwa. Yagiranye amatiku na nyirabuja maze Musomandera yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa. Bidatinze Rutalindwa yatanze uwo mutware hamwe n'umuvandimwe we Ndabahimye na Mujuguri umuhungu we. Igihe bari bamujyanye, Muhamyangabo ngo yaravuze ati ndamakoma ngiye gusasira amakombe. Yarazi ko Mibambwe wa kane Rutalindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze hamwe n'ibindi bikomerezwa. Aba bose tumaze kuvuga ni bamwe mu nkoramutima za Rutalindwa zari zimushyigikiye kandi zashoboraga kumurasanira igihe bikomeye. Ikindi abatashyigikiye Rutalindwa bakoze ni ugushaka amaboko kugira ngo umugambi wabo ubashe kugerwaho. Abari muri uyu mugambi ngo bagerageje kumvisha bene Rwabugiri batagize amahirwe yo guhabwa Karinga ko batagomba kwivanga muri iyi ntambara. Ni ukuvuga ko niba badashyigikiye Musinga batagira aho babogamira.
icyo kigare cyatwaye Nshozamihigo watwaraga Marangara, Sharangabo umutware wa Buganza, Kitatire umutware wa Bwanamukari na Baryinyonza murumuna wa Rutalindwa. Uyu ngo yemeye gutatira umuvandimwe we yibwira ko ntacyo azaba, naho uwitwa Muhigirwa we ngo yemeye kubagamira kuri Musinga rwihishwa. Iyi nkubiri kandi ngo no mu Biru ntihatanzwe, kuko icyo gihe Abiru bari bubashywe na rubanda, bivuze ko byari ngombwa kwiyegereza bamwe muri bo. Babanje kwiyegereza umutware w'Abiru bose, ari we Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu, kuko ari we ufite umwanya wa kabiri mu cyubahiro nyuma y'abami. Iyo tuvuze abami tuvuze umwami n'umugabekazi. Uretse n'ibyo kandi uyu mugabo yari umutsobe, yumvikana ko abatsobe bose bahise babogamira kuri Musinga. Rukangirashyamba uwo yahise agororerwa gutwara igisaka cy'imirenge. Usibye ko Abiru bose batari ku ruhande rwa Musinga, kuko hariho n'abari bashyigikiye Rutalindwa, barimo uwitwa Rutikanga rwa Ingoma, akaba Umusindi. Nyuma yo gutegura umugambi wo guhirika Rutalindwa, hakurikiyeho kuwushyira mu bikorwa. Icyo gihe ibwami bari bacumbitse ku musozi witwa Rucunshu ya Nyamabuye, ni nko mu birometero 5 uvuye mu majyepfo ya Kabgayi. Ubu ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Ibwami ngo bari bahacumbitse by'igihe gito, mu gihe bagitegereje ko urugo rw'Irwamiko hepfo ya Shyogwe rwuzura ngo abariho bajya gutura. Bamwe bavuga ko imbarutso y'urugamba yaturutse ku bana barwanaga, abandi ngo ku nzuki zasandajwe. Ibyo ari byo byose, impande zombi zari ziteguye kurwana, kuko ari abashyigikiye Musinga ari n'abari bashyigikiye Rutalindwa bari babizi ko isaha n'isaha bashobora guterwa. Ibyo rero byatumaga buri ruhande ruhora rwiteguye. Urugamba rero ngo rwamaze kurema, abarwanira Mibambwe IV Rutalindwa basatira inzu y'umugabekazi Kanjogera ari kumwe na Musinga barayigota, uburyo ngo Kanjogera yashatse no kwiyahura hamwe n'umuhungu we, maze Kabara kababuza. Muri icyo gihe gusa uruhande rwa Musinga rwaje gutabarwa na Rwamanywa rwa Mirimo umwega w'umuhenda, waje ayoboye ingabo zitwa Abatanyagwa, zikaba zari ziturutse mu Budaha. Izo ngabo ngo zateye abarwaniraga umwami Rutalindwa icyorezo kibi, zirabashushubikanya zibageza ku ngoro ya Rutalindwa, zirayigota. Ibyo byatumye umwami abona ko byamurangiriyeho, ngo yinjira mu nzu arifungirana, maze hamwe n'umugore we Kanyonga, abahungu be 3 na bamwe mu bayoboke be bitwikiramo. Icyo gihe Kabare ngo yahise aterura Musinga amushyira hejuru, abwira imbaga ihagaze mu mirambo ati, rubanda, dore umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma, niho Musinga, naho Rutalindwa yarigize ikigomeke cyihaye ingoma. Abari aho bamubwiye ko ingoma z'ingabe zahiriye mu ngoro ya Rutalindwa, maze Kabare nibwo ngo yabasubije ati, haguma umwami ingoma irabazwa. Ngibyo muri make ibyaranze intambara yo Kurucunshu. Haguye abantu benshi, ari umwami, ari ibikomangoma, ari na rubanda. Nuko abega barategeka, barica, barakiza. Benshi mu Banyarwanda bafata intambara yabaye mu mpera z'umwaka w'1896 nk'igitekerezo, nyamara siko biteye, kuko aha hantu hitwa Kurucunshu habaho, akaba ari mu bice bya Muhanga werekeza za Shyogwe. Aha niho dusoreje amateka y'intambara yo Kurucunshu. Niba wakunze aya mateka, kora kuri like ubitwereke. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tuzayicikwa n'ibiganiro bivuga ku muco nyarwanda, amateka, insigamigani, ibisakuzo n'ibindi biganiro byose bigisha umuco nyarwanda. Naho butaha. Bye bye.